Reka mbasuhuze mwese mukomeje kudukurikira. Iyi ni Show TV show, ariko reka nsuhuze mwese mwaje kundega amatwi, mwaje kumva icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Turi ku itariki ya 11 z'ukwa 10 muri 2025. Ivanjiri uyu munsi tujya ngo tuyiganireho. Ivanjiri twasanze kwa Mutagatifu Luka umutwe wa 11 umurongo 27 kugera kwa 29. Ese Yesu arashaka kutubwira iki? Ese ni iki Kristo ashaka ko tumenya kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri muri iki gitondo? Bitewe n'igihe uri kunyumvira, wowe utarakanda subscribe yikande, ariko kandi ukande kuri share ndetse utibagiwe na like. Ivanjiri uyu munsi umutwe w'amagambo uragira uti abahire by'ukuri. Nuko igihe Yesu yavugaga atyo, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga aramubwira ati hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonyeje. Nawe ati ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Abantu bamaze guterana ari benshi, Yesu arababwira ati ab'iyi ngoma ni abantu babi, barashaka ikimenyetso, nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo yagiraga inyigisho nyinshi, ariko kandi nk'uko twahereye kera tubivuga, inyigisho za Kristo ni inyigisho zitari iz'abantu bose, ni inyigisho z'abantu bafite Roho Mutagatifu, nibo babasha kumva. Intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye nazo zikamenya. Ni ukuvuga ngo utari intama ya Kristo ntushobora kumva Kristo. Hano Yesu Kristo arashaka kutubwira ikintu gikomeye cyane. Inyigisho za Yesu ziyazintangaza, ariko kandi ziranatangaje kubera ko biragorana rimwe na rimwe kumva icyo abashatse kuvuga, ariko iyo utekereje ukemera Roho Mutagatifu kuyobora urabyumva. Umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga aramubwira ati hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonyeje.
hano Yesu aratubwira ikintu gituma umuntu agira umugisha, ikintu gituma umuntu ahirwa n'iki? Ahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonyeje, nyamara Kristo arabipinze anyujijemo akarongo, ati ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Kugira umugisha cyangwa se tukatuvuge kugirira umugisha ku muntu ntabwo ari ngombwa ngo mube muvukana abe yarakubyaye, oya. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi yarambyaye agomba kwitwara nk'umubyeyi, nanjye nkitwara nk'umwana. Ntitwara nk'umwana we n'isano y'ububyeyi iraba iri kuvaho. Ibi ndabisobanura gute? Ntabwo guhirwa, tuvuge umwana wa His Excellence niwe muntu ukomeye mu Rwanda ngira ngo, kubera ko yabyawe na Perezida wa Repubulika ntabwo bimwemerera kuba perezida, ntabwo bimugira umuntu mwiza imbere ya se. Mu by'ukuri nguvuga ngo ntibihagije, ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu wumvira papa arusha agaciro umwana uwo papa yabyaye. Nabuze ikinyarwanda ndi bukoresha. Guhirwa, it is not based on physical or family relationship. Kuba tuvukana ntabwo biguha uburenganzira bwo kungirira nabi. Ubundi abantu bavukana bakwiye kuba bagirirana neza. Nibyo konsa ni byiza, umubyeyi wakubyaye arahirwa, ariko so mumariye iki? Ababyeyi bacu byaraturitse aravuze, nibyo ntabwo bishingira kuri physical. Kuba narakubyaye ukansuzugura n'ubundi nsa naho ntakubyaye, ni ukuvuga ngo icyo dupfana n'icyo tumariranye. Ese wumvira ababyeyi? Ese wumvira abakureze? Guhirwa rero ntabwo bishingira ko ngo turi abana b'Imana, nibyo turi abana bayo, ariko ntabwo bihagije. Ahubwo umugisha cyangwa se guhirwa bituruka ku isano mufitanye wowe na Yezu. Ntabwo ari Kiliziya na Yezu, oya. Kumvira ijambo ry'Imana, ibyo birangira umwana. Ni ukuvuga ngo tuvuge urugero, umubyeyi afite umwana, amutumye kuvoma aranze, ni umwana we yabyaye. Haje undi atabyaye, amutumye kuvoma aremeye. Icyo gihe nk'abantu bo ku isi, uwo mwana mu by'ukuri umubyeyi niwe wamubyaye, ariko kandi uwo mwana wumviye papa utari uwe arahirwa kurusha uwo mwana wasuzuguye papa we. Kuba tuziranye ntabwo bimuha uburenganzira bwo kugutesha agaciro. Tuvuge ubu ngubu ndi hano ngendeje mpawe inshingano runaka zo kuyobora, bangize gitifu w'akagari n'urugero,
ntabwo kuba uri umwana wanjye, ntabwo kuba uri mama biguha uburenganzira bwuzuye bwo kumfatiranya mu izo nshingano. Twibuke icyazanye Kristo ni ukugira ngo abantu bagire ubuzima. Niba mpinduriye inshingano rero, nkwiye icyubahiro nk'icya gitifu w'akagari cyangwa se w'umurenge. Ubutumwa buruta intumwa. Ubutumwa buruta intumwa. Rero kugira umugisha ntabwo bisobanuye ngo niba uvuka kwa pasiteri ngo ufite umugisha automatically. Oya, niba utumvira inama za pasiteri uri umwana we urahiye. Ntabwo ari byo. Niba utumvira inama z'abayobozi nubwo mwaba mwariganye, zero. Mureke twubahane, ariko kandi hano twubahe Yezu, twubahe ijambo ryayo. Hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakongeje. Ahubwo Yezu aramusubiza ati, hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Ntabwo ari kubyumva gusa. Hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakagira gute? Bakarikurikiza. Icyo nicyo dukwiye kumenya mbere na mbere. Ese ijambo ry'Imana uryumva ute? Bamwe bavuga bati twiyeguriye Imana. Nibyo, mufitanye isano n'Imana, mwarasezeranye, ariko se mubanye mute? Umugabo ukubita umugore physically ni umugabo we, ariko ntabwo umugabo akwiye kuba akubita umugore cyangwa se umugore akubita umugabo. Icyo mupfana ni iki? Waramushatse kugira ngo ujye uhora umuhondagura. Icyo gihe ashobora kuvuga ati nta mugabo mfite. Umugore uzi ko akubitwa n'umugabo afite uburenganzira 100% bwo kuvuga ko nta mugabo afite. Umugabo akwiye kuba adakubita umugore. Ni ukuvuga ngo kuba physically kuba barashyingiranywe n'ibyo, ariko isano bafitanye kumvira Kristo. Nawe mugore, niba utumvira umugabo wawe umusuzugura, ushatse wakwiyita ko utari umugore. Relationship mufitanye ni iyihe? Isano mufitanye ni iyihe? Bavandimwe rero, mureke nubwo turi abana b'Imana nibyo, ariko mureke tuyumvire. Batubwiye ko kuba twarabyawe n'Imana ntabwo bihagije. Kuba twaronkejwe n'Imana ntabwo bihagije. Icy'ingenzi ni ukumva ijambo ry'Imana, gutega amatwi, ndetse ukagira gute? You put into practice, ugashyira mu bikorwa n'icyo Imana idushakaho. Ibindi byose byo gusezerana, byo kuba mu makorali, byo kuba mu matsinda menshi y'abasenga, ibyo ntacyo bimaze. Icy'ingenzi ni iki Kristo yaduhaye, ni nacyo cyonyine. Kumva ijambo ry'Imana, ntituryumve gusa, ahubwo tukagira gute? Tukanarishyira mu bikorwa. Nicyo Kristo uyu munsi adusaba. Ntabwo tubwira kunegirije abatubyaye, ariko niba uri papa wanjye ukantoza imico mibi, nemerewe kugusuzugura kubw'ijambo ry'Imana. Umbwira ngo njye kwiba, umbwira ngo mbange, ngo ngire abantu nanga, kandi uri umubyeyi wanjye, icyo gihe nemerewe kugusuzugura kubw'ingoma y'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni ryo ry'ukuri, niryo rya mbere, ni naryo dukwiye kuba duhereza agaciro kurusha ibindi byose. Bitari ibyo bizatugendekera nabi. Rero icyo tubonye ni uko umugisha w'Imana ntabwo ukomoka ku kuba warabyawe
n'Imana, nibyo turi abana bayo, ariko ntabwo biduha uburenganzira. Dukwiye gukora inshingano z'umwana. Umwana yumvira umubyeyi, umwana atega amatwi umubyeyi, maze ibyo amubwiye akagira gute, akabikora. Cyane cyane ko umubyeyi usumba abandi Yezu Kristo Imana, niwe dukwiye kumvira kurusha ababyeyi bacu bapfa bakananirwa bagacumura. Kuba rero twarabyawe n'Imana, kuba warabyawe n'umubyeyi wawe, icyo ntigihagije ngo witwe umwana we, ahubwo kumwumvira, kumva ijambo rye ukarikurikiza. Ni nako tugomba kwitwara imbere y'Imana, twumve icyo tubwira, ariko kandi tunagishyire mu bikorwa, tugishyire mu bikorwa rwose, kugira ngo tuzabe kuko abantu bahirwa by'ukuri. Ibi byo ku isi, umubyeyi nibyo ashobora kukubyara, akaguha imitungo, akakwitaho, ariko udafite umugisha we biragushirana. Udafite umugisha we bigupfana ubusa. Niyo mpamvu rero mbasaba muze dukorere Imana, muze dukorere Imana. Tujya tubona ababyeyi bafasha abantu, ukabona umubyeyi agiriye impuhwe undi mwana, nyamara abana be nta mpuhwe abagirira. Kubera iki? Baramusuzugura, baramutuka, ntibamwumvira. Njyewe rero uri umwana wanjye usuzugura, ukaba uri n'umwana utari uwanjye ari kunyumvira, ingororano yawe, ibyo natanga ntabibunyumvira. Kubera ko umubyeyi wundi yitwa umubyeyi kubera ko yumvirwa, n'umwana yitwa umwana kubera ko yumvira ababyeyi. Bavandimwe rero, mukomeze mugire amahoro. Abahiriwe by'ukuri nabo, abandi bose muri abakire mu by'isi. Guhirwa kwa nyako ni ukumva ijambo ry'Imana ndetse ukarishyira mu bikorwa. Bavandimwe, reka mbareke, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi biteho. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi biteho, ariko kandi ndanabakunda. Ikiganiro gisangiza abandi kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu rero nabane namwe mwese mu miryango yanyu, mugirane amahoro. Umugabo akora inshingano z'ubugabo, umugore akora inshingano z'umugore, yaba ku bana cyangwa se ku mugabo. Abana bakora inshingano zabo nk'abana, n'ababyeyi bakora inshingano zabo nk'ababyeyi ku bana ndetse no kuba bashakanye. Bityo buri wese aziyumvamo mugenzi we, kandi buri wese anezerwe nuko buri wese yakoze inshingano ze. Twumvire Kristo aho kumvira ababyeyi, ariko kandi ababyeyi bacu bahagarariye Imana, mureke tubumvire mu byiza batubwira. Ibi batubwira twumvise ko twemerewe kubasuzugura. Physical relationship, kuba biri physique dufitanye isano, nta bitandukanye. Hari abantu babona nsobanura ijambo ry'Imana gutya, bagashaka kuvuga ngo uyu nguyu turaziranye, twariganye, yari ikirara, yari iki n'iki. Ariko kandi iyo umuntu amuri kuvugira Imana, ntabwo ukwiye kubimbura muri ya shusho, ahubwo umva ijambo, nturebe uri kubwira, umva ijambo. Hahirwa bumva ijambo ry'Imana, hahirwa bumva abavugira Imana, hahirwa bumva ijambo ry'Imana, ariko kandi bakarikurikiza. Ijambo ry'Imana rero rirahumuriza, ntabwo ritera ubwoba, ntabwo ryica, ahubwo ijambo ry'Imana rirakiza. Natwe ubwacu rero duhumurizanye, tubwirane amagambo meza, ijambo rirakiza, ijambo riravura. Mukuganya gutakiye, mubwira ijambo ryiza. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Reka rero mbashimire, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibiteho. Nyagasani Yezu nabane namwe.